9 playing on the Capitol Drive, of course. Ariko this time around umu dirimbyi wa kera witwa Miley Cyrus, abantu benshi baramukunze igihe yagarukaga adirimba ya ndirimbo ya Wrecking Ball, and they were like, oh my god, she's back, and she's back being black. Remember kukurumva this time around yambaye Jordans which is celebrating a black history, but this time around they revealed that she's nearly finishing her 10th album. Yes. New album. Yeah. On the way. And we all know how a vocalist she is. Mukunda kubi. Oya aririmba neza afite ijwi ryiza. Meruka album ye yise ngo ni something beautiful y'umwaka ushize. Umva yari nziza byatari. Niyo aheruka muri sama y'umwaka ushize. Yeah, India sema I can buy myself flowers. Irimo flowers, yeah. Ndirimbo rero mba numva yariganye Bruno Mars. I don't know why. Yeah, Bruno. I hope I can buy you flowers. I can buy myself flowers, which was like uyu yaravugaga undakavuga I can do it myself. Basically it was a tit for tat. So I hope this time around you're very creative enough to sing something nice. Myri umva turashaka kwiyumvira album ndayikeneye cyane, ariko nize ko papa wari bumufasha. Ajyamo wa support nini yajyagamo kuko urumva niba warabonye Hannah Montana, umva Sarah nawe yajyaga mufasha byata, because remember nawe ni more country music artist. Yes. And actually the whole family, even the mother. Kumbuga nabonye bari kuvuga ibihuha bigiye bitandukanye kuri Miss Jolly. Kandi ntabwo wabibonye wowe? Kandi ngo afite ubukwe yabugiraze gusa simbyize, ariko abo ufitanye nande umuntu bakundanaga ko tuzi ko batandukanye mubizi mute? None se niba bagiye baryana man follow kuri IG, no ahita following abandi. Bari cool. Sibyibuka ariko yabiriye ntacyo biba bivuze. Reka nkubwize ukuri, bano bantu baradufite ku bintu bijyanye no gukoresha social media, imbuga nkoranyambaga, bakinisha ubwonko bwacu. Exactly. Nibigeze no kubikora gutyo tena none twababona ku kibuga bari kumwe sha. So anyway, whatever it is, buriya ni wanamenye wenda yamushakaga n'icyororo. Ndashaka udicyororo. Icyororo kimeze gute? Ntabwo mbizi. Ugira umunwa. Jolly, uyu mukobwa agira umunwa hano. Uyimwumva gutya ni mubi cyane. Nivugiraga gusa. Kanya, Soxy. Ujya ukunda gukora massage? Sana. Cyane? Uyu munsi nari nyifite gahunda ariko nubwo byageze gutya biranga. Ukunda gukora massage iyo byagenze gute? Iyo naniwe numva umubiri ubikeneye. Ukeneye gukorwaho gake gake. Gukorwaho. Yes, nyine neza kugira ngo feeling neza. I do that every day in my bathroom. Yes. Wowe kwikorakoraho ntabwo wabyenjoyinga cyane. Nkuko nigero ushobora kugukorakoraho. Wowe nanakwirukana cyane. Yes. Ntabwo ukunda gukorerwa massage n'abagabo? Why? Ku buryo niyo ngiye gukoresha massage ndanababwira I want a lady. Yes, niba hari options. Kubera iki? Kubera I prefer a woman. Why would a man, a stranger touch my body? Why? Yes. Niwe bijyana umugabo ku mugore, umugore ku mugabo. Kubera iki byanditseho ibyo? Ntabwo byanditse ariko nibaza ko hari umugabo wamfataho. Okay. Iyo umugore ari kugufataho hari ikintu wumva kiri guhinduka ku mubiri wawe, kiri kujya mbere ku mubiri wawe, kubera ko uba ukeneye kuruhuka. Exactly. Ubikeneye kwiyumva neza. Now the fact that kumba ngeneye kuruhuka nanubwo mba numva ibyarimo usibye pain. Umugabo umugore kuko urumva mugenda muri massage mvuze ko hari ahantu runaka nshaka ko barekuramo imitsi akora. Yes, kuko nkanjye ngira udutsi dutoya dukunda kwifatanya, niyo mpamvu nkunda kuwalkinga buriya. So iyo numvishe byanze amaguru atangiye kubyimba ndagenda bakayikuramo. With all that pain sinibaza ko nanatekereza ko intoki z'umuntu zindiwe. Because I be feeling wow, I don't even know. Na rimwe umugabo arakoza ibiganza byawe ku mubiri yagukorera massage? Nta nubwo ashobora. Yes. Biragoye cyane nanjye yuko umugabo mugenzi wanjye none se kuki wumva ko ushobora kunkorera massage? Wewe kubera wamera umugore none? Oya umugore. Kubera iki umugabo atakukorera kandi umugabo ku mugabo nyine nibyo nakubwiraga, hari feelings tuba dukeneye kumva ku mibiri yacu itandukanye. Nagari massage uba wagiyemo, uba wagiye kumva feelings. Hari ibyo tuba twisetinzemo biba biri mu biganza,
by'igitsina gore ku buryo gukoraho gutya ukumva oh my god muraruhuka cyane not body to body hirya barabikora I know ko babikora ariko ntabwo ari body to body oya shareka mu bizo for real massage iryoha ni ya yindi ikorwa n'umuntu mudahuje igitsina ntabwo byavamo ye niyo wambwiza umva watera induru nashfate mikoro ebyiri njye reka ngugeragereza aka kanya wumve ukuntu bimeze akira intoki zanjye oya noti ku ntoki n'ahandi bakora massage ku ntoki zanjye gusa iyo mitwe yanyu uyu mukobwa aragoranye cyane rata nawe tubwire wowe ushimishwa n'iki no gukorerwa massage n'umuntu muhuje igitsina cyangwa uwo mudahuje igitsina utubwire n'impamvu hari abagore benshi bakunda by the bagabo uyu abagore benshi ahubwo niwe wa mbere numvise njyewe ni ukuri kw'Imana uranangaje uri igitangaza wow umubiri wawe sinzi ukuntu umeze umva umugabo ibaza ngo ushobora kuba udakunda abagabo I don't like men why that's why I want four kugira ndebe basi umwe ni numva maze ndebe ngerageza undi that's why I want four but right now there's a reason why I'm single waremerewe kubabaza abagabo I know yes that one is a fact yeah misa ngutinya what's popping kuri mushiti wawe ex wawe Sammy Smith n'uwawe mbabarira cyane Sam Smith ngubu ngo he's really engaged happily engaged urumva to Christian Cowan a'udhu billah indeed kabisa erega bigeze umugabo mugenzi we yamwambise impeta niyo wabishaka cyangwa ukabyanga ngomba kubyumva niyo generation niyo mva Sammy Smith yari umusore mwiza umva mwiza ku isura mwiza mu bintu byose ariko muri ino minsi nayobeye imiterere ye imiterere se ni iyihe ni ukwiyakira she's now a she ese ni she ubu ni she ntabwo ari they them at least warabizi ko ari she ubu ni umugore mu rugo yala this is Capital. Oh my God. I